mateka y'isi harimo inkuru zidasanzwe zitajya zivugwa kenshi, ariko kuzumva zinyura umutima kandi zigakora ku buzima bw'abantu benshi. Inkuru yacu uyu munsi ni urugendo rw'umwamikazi wari ukomeye waje mu murwa wa Yerusalemu ashaka ibisubizo, ariko akahasanga ikirenze ibyo yari yiteze. Iyi si inkuru y'ibibazo n'ibisubizo gusa, ahubwo ni inkuru y'umubabaro n'impinduka y'umuntu wambaye ikamba ariko wibaza impamvu umutima we uhoramo icyuho. Ni urugendo ruhuza ubwenge, ububasha n'umutuzo, aho amajwi atavugwa, amarangamutima yishe n'ubwitonzi bw'umwami bihinduka igisubizo kirenze amagambo. Nta muntu wari uzi izina rye ry'ukuri, nta n'uwigeze amumenyekanisha, nta muryango uzwi akomokamo, nta nkuru imusobanura yasigaye inyuma, keretse interuro ngufi gusa. Umwamikazi w'i Sheba. Nka Bibiliya yaramutse ifunguye umuryango buhoro, igasiga isize igicucu cy'akabanga inyuma yawo, ariko yabayeho koko. Yigeze gutambuka ku isi, kandi ubwo yinjiraga i Yerusalemu, izinga rinini ry'amatungo rimukurikiye, ingamiya zikorogoshwa n'inzahabu n'ibirungo. Guceceka kwari kumukikije kwarahindutse. Umujyi wose wahuye n'ikintu kimeze nko gufata umwuka. Nta mugore n'umwe wari warigeze akora urugendo rurerure atari ugutera intambara cyangwa gushaka umugabo, ahubwo ajya kubaza. Umugore wicaye ku ntebe y'ubwami asiga igihugu cy'inyuma, ajya kureba umugabo uzwiho ubwenge burenze. Kuki yagiye? Yatewe n'amatsiko y'iki? Politike cyangwa hari ikindi gikomeye kitari ikintu kitagerwaho n'imbaraga z'ubutegetsi gusa? Ubundi Sheba ivugwa yo niki? Harihe? Birashoboka ko atari ubwa mbere wumvise ijambo Sheba cyangwa se umwamikazi w'i Sheba. Murakaza neza ku Mayobera TV, urubuga rwihariye rugamije gucukumbura no kugaragaza ibintu bihishe, amabanga atavugwa n'amayobera akomeje kuyobora isi n'abantu bayo kuva kera kugeza uyu munsi wa none. Wicikwa n'amabanga, amayobera n'ibitavugwaho rumwe tubagezaho muri buri kiganiro tubategurira kuri iyi sheni yacu kandi yanyu. Muri make, aha niho honyine wasanga ibintu bidasanzwe utapfa kumva ahandi. Icyo bigusaba rero ni ugukanda subscribe ndetse no gukanda ku nzogera kugira ngo ubone amakuru mashya mbere y'abandi. Gusobanukirwa ibi bintu bisaba kumva inyandiko nyinshi zitandukanye z'amateka, ariko ntiwigore. Nagerageje kugushakira iby'ingenzi kurusha ibindi, kandi sinkindamo na gato. Sheba cyangwa se Seba ni ubwami bwa kera buvugwa cyane mu mateka no mu nyandiko za Bibiliya, Quran n'imivugo ya kera. Cyane cyane bufitanye isano n'umwamikazi wa Sheba cyangwa se Queen of Sheba wasuye umwami Salomo wa Isiraheli. Hari impaka mu banyamateka, ariko ahanini Sheba yashyirwa mu bice bibiri bikurikira. Icya mbere ni akarere ka Yemen mu burasirazuba bwa Afurika y'Amajyaruguru na Aziya yegereye Afurika. Abenshi bemera ko Sheba yari mu gihugu cya Yemen y'ubu, by'umwihariko mu mujyi wa kera witwa Marib, aho habayeho ubwami bukomeye bw'Abasabe cyangwa se Sabeans. Hari ibimenyetso by'inyandiko za kera z'Abarabu n'Abagereki bishyigikira iyi ntekerezo. Ikindi ni akarere ka Ethiopia, ari nako kazwi cyane, kereka niba ariko ngenzi cyane kurusha ibibindi bivugwa kuri Sheba. Mu muco wa Ethiopia, by'umwihariko mu gitabo cyabo kera cyitwa Kebra Nagast, bavuga ko umwamikazi wa Sheba yaturutse mu karere ka Aksum, kamwe mu duce twakomotseho igihugu cya Ethiopia. Abanya-Ethiopia kandi bemera ko ariho yaturutse, kandi ko nyuma yo gusura Salomo yagarutse iwabo atwite umwana we witwaga Menelik wa mbere, ari we waje gushinga urubyaro rw'abami ba Ethiopia. Bavuga ko bakomoka kuri Salomo. Hari kandi impaka z'amateka. Abashakashatsi bamwe batekereza ko ibyo bihugu byombi, Yemen na Ethiopia, byaba byaragize ubucuruzi buhambaye bwo ku nyanja ya Aden, ku buryo bishoboka ko ubwami bwa Sheba bwari bugizwe n'impande zombi, igice kimwe muri Yemen n'ikindi muri Ethiopia. Muri rusange, Sheba ifatwa nk'ubwami bukize cyane bwagize uruhare mu bucuruzi hagati y'Abarabu, Abanyamisiri, Abanya-Ethiopia n'Abanya-Isiraheli, kandi bwarangwagamo ubuhanga, ubutunzi n'ubukire. Ari nabyo byatumye umwamikazi wayo agira amatsiko yo gusura Salomo, wari uzwi nk'umunyabwenge udasanzwe. Bibiliya ntibisobanura neza, ariko harimo agace gato cyane ushobora no kutabona. Imyaka myinshi nyuma, Yesu ubwo yaramuvuze, ntabwo yamuvuze nk'ikirango cy'ubwami, ahubwo yamuvuze nk'urugero rw'abazi gushakashaka. Yamwise umwamikazi wo mu majyepfo uzahagarara mu rubanza, kuko yavuye mu gihugu cye cya kure ashaka ubwenge bw'Imana. Ibyo bivuze iki? Bivuze ko mu bihumbi byahuye na Salomo, ari we wenyine wibutswe n'Uwiteka. Ibi birerekana ko hari ikintu gikomeye cyari mu rugendo rwe, ikintu wigeze kwisanga mu bwigunge mu gihe afite byinshi ashobora gusobanukirwa. Kandi niba warigeze kwibaza uti, ese hari umuntu ubona ko ndiho? Iyi nkuru irakureba, nubwo irimo amwe mu magambo asa n'azimije, ariko turagerageza kubisobanura neza. Sheba, ubwami bwo mu majyepfo, aho izuba ryacanaga ku musenyi rigahinguranya umutima. Ariko muri urwo rugendo rw'uburumbuke, zahabu nziza n'ubucuruzi buhambaye, hari umugore utari woroshye kunyurwa n'ibyo afite. Akiri umwana ntigeze amera nk'abandi, mu gihe abandi bakobwa bato bigishwaga uko bitwara imbere y'abagabo. We yicaraga mu mutuzo ahantu iruhande rw'idirishya, akumviriza se waganiraga n'abahanga, abakuru bigamba ingendo z'amatungo anyura mu butayu. We akabaza ati, kuki dutura impano ibigirwamana bitavuga? Imyaka yarashize, se yitabye Imana akiri muto, we ashyirwa ku ngoma, aba umwamikazi akiri muto, ashyirwa mu rukiko rwuzuyemo abagabo. Benshi batekerezaga ko azatsindwa, ariko Sheba ntiyigeze igwa.
mu gihe cye igihugu cyateye imbere kurusha uko cyari kimeze mbere. Amato ye yagiye kure mu ngendo ndende, abacuruzi baramushimagizaga, nta mwanzi we wagize ubutwari bwo kumutera. Ariko hari ikintu kimwe atigeze atsinda, agace k'ituze kari mu mutima we, kubura amahoro ku mpamvu runaka. Nijoro ubwo ntawamurebaga yajyaga abura ibitotsi, atari ubwoba bwo gutakaza ingoma cyangwa se ubuyobozi, ahubwo n'ubusa umudari w'icyubahiro utapfukiranaga. Ni nk'uko wavuga icyubahiro kitagira ishingiro, guhabwa icyubahiro udahawe urukundo, cyangwa guhabwa ibihembo ariko nta gaciro biguhesheje. Nibyo yari afitiye impungenge. Imbaraga zose, ishimwe ryose, ubutunzi bwose, nta kigeze kimusiba ku mutima icyo kibazo kibabaje. Yibazaga ati, ndinde, nakomotse he? Nibi byose mfite bihindutse ubusa, niki gisigara inyuma? Nta numwe wari uzi ayo maganya ye. Mu birori bikomeye yasesekaraga neza, asetsa, agahagurutsa imbaga, agakoresha amagambo aciye ubwenge. Ariko ku mutima yameraga nk'umugore wicaye ku ntebe y'ubwami, ariko umutima we uri ahandi. Umunsi umwe ubwo yakiraga umucuruzi w'umuyahudi, yumvise inkuru y'umwami wo mu majyaruguru, Salomo, umuyobozi utazwi ku butegetsi gusa, ahubwo n'ubwenge buva ku Uwiteka. Bavuga ko ashobora gusoma umutima w'umuntu, ko avuga ibisobanuro abantu batashoboraga gusobanukirwa, kandi ikirenze ngo ntiyirariraga ubwo bwenge bwe. Umwamikazi w'Isheba aganira n'umucuruzi w'umuyahudi yacecetsemo gake, haribaza ati, ese koko hari umuntu ahandi ushobora kumva atari ukuganira gusa? Iryo joro yahagaze ku gisenge cy'ingoro y'ubwami igihe kirekire. Umuyaga wazanye impumuro y'inyanja ya kure, kandi ubwo ukwezi kwacurikiraga mu maso ye. Ananiwe yaravuze interuro imwe gusa, mufate ingamiya ndagiye. Nta muntu wari wumva impamvu yatumye umwamikazi asiga ingoma ye agahitamo kujya kure y'amajyaruguru ngo ahure n'umugabo umwe. Bamwe bavuga ko agiye gushaka ubufatanye bwa diplomasi, abandi bakavuga rwihishwa ko agiye guhangana n'umwami Salomo. Ariko ukuri nuko nta numwe wari uzi icyagendereye, nta n'impamvu n'imwe yigeze atangaza. Ahari nawe ntiyari yabashije gusobanura impamvu imusohoye. Icyo yari azi gusa ni iki: iyo agumayo yari kuba atangiye gupfa buhoro buhoro imbere muri bya bintu abandi bise intsinzi. Sheba yari igihugu cy'ubutunzi, ariko roho ye ntacyo yari kibashije gufatiraho. Niba koko hari ahantu hasubizwa ibibazo, aho ibitekerezo bishobora kuruhukira, aho umutima washobora guceceka burundu, ubwo niyaba agiye kunyura mu butayu yagombaga kuhagera. Urugendo rwamaze amezi menshi, urugendo rwe rwatwaye zahabu nyinshi, amabuye y'agaciro n'ibirungo by'akataraboneka, ariko kandi rujyana n'amasaha yo kubura ibitotsi n'amakenga yatinze gusobanuka. Banyuze mu butayu butwika, barara munsi y'ijuru rimeze nk'amasezerano, ariko nta mahoro afite. Mu mutwe we hari harimo ibibazo byinshi bitigeze bibonerwa ibisubizo. Ku manywa amwe, iyo umuyaga w'ijoro wasaturaga impande z'igitenge cy'ihahiro rye, yajyaga yicara wenyine afite agasanduku gashaje karimo agatabo yanditsemo ibibazo kuva akiri umukobwa. Ni ibibazo umuntu wese atigeze yifuza kumva, ibibazo abatambyi baho mu rukiko babonaga bagahita babisuzugura. Bimwe mu byo yibazaga harimo, ese Imana zacu ziratwumva koko? Kuki ab'inzirakarengane bababara? Twatandukanya dute ubwenge nyabwo n'uburyarya bumeze nk'ubuhanga? Niba hari Imana izi byose, ese iranzi? Nta gisubizo na kimwe kigeze kiza kuri ibi bibazo byose. Icyumvikanaga gusa ni ugucumba k'urumuri rw'umuriro no gutuza k'umuyaga w'ubutayu n'umutima usigaye hagati y'ukwemera n'amakenga. Umunsi umwe umujyanama we wa hafi yamwegereye bucece aramubaza ati, Nyagasani, kuki tugomba kujya kure bene aka kageni ngo twumve umuntu umwe? Ubwenge dufite bwacu buraduhagije hano. Yaramwumvise ariko ntiyamurebye. Yamusubije amagambo make ati, simfite ubushake bwo kumva amagambo menshi, ndashaka ukuri gusa. Nyuma yaho nta numwe wongeye kumubaza. Bukeye kare ubwo izuba ryasohokaga mu misozi yo mu burasirazuba bwo hagati, uwari uyoboye ingabo yakubise urufaya mu kirere ararangurura ati, Yerusalemu, dore umurwa w'umwami. Umwamikazi yavuye mu ihema atavuze ijambo na rimwe. Yarebye umurwa wa Yerusalemu igihe kirekire, nkaho hari ikintu cyari kimaze gukanguka mu mutima we. Yerusalemu yaramwakiriye n'ingoma, amabendera n'amaso y'abantu ibihumbi bamwitegereza. Ariko we ibyo byose ntiyabihaye agaciro. Kuva yakandagira muri uwo murwa, yari azi neza ko atari uwo yaje kureba. Uwo yashakaga yari inyuma y'inzugi z'ingoro y'ubwami, kandi niwe atari umujyi wari impamvu y'urugendo rwe. Ubwo yinjiraga mu rukiko rwa Salomo ntiyapfukamye. Yari umwamikazi, yari yambutse ubutayu n'inyanja kugira ngo ahagere. Amagambo yaracecetse cyane, ariko amaso yavugaga ubutumire bwuje ingufu n'agasuzuguro gake. Salomo ntiyigeze agaragaza igitangaza. Yarahagurutse amanuka ku ntebe y'ubwami, aramuhobera atamwakiriye nk'umwamikazi, ahubwo nk'umugenzi wari utegerejwe. Icyari gihari si umuhango, cyari icyubahiro. Nta wanditse igihe ibiganiro byabo byamaze, ariko Bibiliya ivuga ko yaje kumugerageza n'ibibazo bikomeye, kandi Salomo yasubije byose, nta na kimwe cyamurushaga imbaraga. Bisa nkaho bari mu marushanwa y'ibisubizo by'amayobera, ariko ni byinshi birenze ibyo. Ibibazo yari yazanye ntibyari iby'abantu bo kubuso gusa. Ntacyo yababajije ku by'ubutegetsi, inyungu cyangwa intambara. Yabajije ibibazo bijya bibazwa gusa n'ufatwa n'ijoro ryuzuye ibitekerezo, cyangwa se ibibazo bishobora kuba bidafite irindi shingiro. Mu byo yamubazaga harimo, ushobora gute kuguma mu kuri mu gihe ufite ububasha bwo kukurenga?
kuki aboro n'abaremerewe bibagirana mu bwami buyobowe n'Imana irangwa n'ubutabera, ubwigunge bwo kuyobora ese ni igihano? Namenya nte ko ijwi ryo mu mutima riva ku Mana cyangwa riva ku bwoba? Salomo ntiyasubizaga nk'umwigisha. Salomo yumvise umwamikazi nk'uwigeze kubabazwa kera, ntacyo yigeze ahakana, ntiyigeze agerageza kandi kumuhiga mu bwenge. Inkuru z'igihe yari akiri muto acyuzuye ubwibone, inkuru z'amajoro aho ubwenge bwose yari afite butamuhaye ibyishimo ahubwo bumuzanira amarira. Yamubwiye uko rimwe yashyize ikamba hasi yibaza ati ese ndacyumva ijwi rye? Umwamikazi yaracecetse. Ibi si byo yari yiteze. Yari yazanywe no gupima umwami, ariko byarangiye ari we werekanye ubwambure bwe. Ibyo yari yambaye kuva akiri umwana, ubwibone, kwirwanaho, ubwenge bw'umurengera, ntacyo byongeye kumumarira imbere y'inkovu zari zibyihishe inyuma. Salomo ntiyamutsinze n'ubuhanga, yamusubije agahinda ke n'agahinda ke kose. Salomo ntiyigeze yihatira kumutsinda. Yaramurebye nta rubanza, aramubwira ati nta n'umwe wigeze ava kure bene aka kageni aje kubaza, nta n'umwe wigeze abaza nk'uko we wabigenje, ubaza kugira ngo ubone. Bicaye hamwe igihe kirekire, hashize ibihe abagaragu bose bagiye, hashize akanya amatara atangiye gucika intege, hasigaye imitima ibiri, si umwami n'umwamikazi ahubwo abantu babiri, abigeze kwiyumvamo ko bafite byose ariko bagasanga ibyo bafite byose byari urugendo rwo gushaka. Iryo joro nta byuma by'indirimbo byumvikanye, nta ndirimbo z'amashimwe zaririmbwe, nta matoroshi yacanye mu busitani bw'ingoro. Hari gusa ijuru rifunguye hejuru y'igisenge n'umugore wicaye wenyine ahuhwa n'umuyaga, nta bagaragu, nta kamba, ari we n'ibyo atashoboraga kuvuga. Uhereye igihe yageraga i Yerusalemu ntiyari yarigeze aceceka kuriya. Ku manywa yari umukazi, aciye ubwenge, afite icyizere, ariko noneho nta n'umwe yasigaye ashaka kwereka ibyo atari byo. Yisanze mu maso h'ikirere cy'imbere ye, ubusa butuje. Ni muri ubwo busa yahise abona ikintu atari yiteze na gato. Ntiyari agikeneye ibisubizo, ntiyari agikeneye igisobanuro cy'ukuntu umutima we wumvaga urimo ubusa nubwo yari afite ikamba. Ntiyari agikeneye filozofi ngo isobanure impamvu amarira aza nijoro nta mpamvu. Yari yazanye ibibazo byinshi, ariko icyo yahawe si ubusobanuro, ubuhari bw'umuntu utari umunyamahanga, nk'uwari waramubonye imbere y'uko avuga. Kandi inyuma y'uwo mugabo, inyuma y'ubwitonzi bwe n'ubwenge butirinze, hari undi. Ubuhari yari atarigeze aho izina. Salomo yari umuntu w'umunyabwenge, ariko ubwo bwenge si ubwe bwite, yari abukesha ahandi, ahantu atashoboraga kwiyitirira, ahantu nyakuri hatuma uwo mugore wahagaze imbere y'ibigirwamana ijana none hatangira gutinya ikintu kirenga ubwenge, kirenga ubwibone, kikarenga ubusobanuro. Nta gukubita inkuba kwabaye, nta mwijima watabaguwe n'umucyo, ariko hari ikintu mu mutima we cyasandaye, gikeye buhoro nta kurwana. Byari nk'umwana wagiye kure, agaruka nijoro akahasanga urumuri rugikeye. Yarebye mu kirere aho yigeze kumva ijuru ari nk'inkuru, none ntiyabitekerezaga ukundi. Ntiyarize, ariko iyo hari uwo muhitaga iruhande yari kubona umucyo utamenyerewe mu maso ye, nk'aho mu gice cy'imbere cy'umutima yumvise ijwi ritigeze rirangururwa rigira riti ndakuzi. Niko yavuye mu ngoro iryo joro, ariko mu gitondo umujyi wose wari ubizi hari ikintu cyahindutse. Nta wigeze amenya izina rye nyakuri, nta n'igitabo kigeze kivuga inkomoko ye cyangwa amateka y'imbere yaho. Bibiliya imuvuga mu magambo make gusa, umwamikazi w'i Sheba, nk'aho Imana yishe inyuma y'urugi rufunguye gato. Ariko uyu mugore yabayeho koko, kandi igihe yageraga i Yerusalemu aherekejwe n'ikaravani ndende, ingamiya zipakiye izahabu n'ibirungo, agace kose kakutse umutima. Umurwa wose wahise uceceka. Nta wari warigeze abona umugore wiyemeje urugendo rurerure nk'urwo, atari ukugira ngo arwane cyangwa ashake umugabo, ahubwo azanywe no kubaza gusa. Urugendo rwe rwari urw'ukuri, kandi uwo mwanya wo kubura igisubizo imbere y'umutuzo mwinshi ni ikintu abigeze kumva ari ubusa imbere mu mutima bashobora kumva neza. Kandi niba hari igihe wigeze kwibaza ngo ese hari umuntu ubona ibyambayeho koko, iyi nkuru ni yawe. Mu rukerera Yerusalemu yakangutse isa nk'iyari isanzwe, ariko hari ikintu cyari cyahindutse. Umwamikazi waje ahagaze nk'umunyabwenge, akagenda asa n'uwacecetse cyane. Ntabwo yari akeneye ibisobanuro byose yari yaje gushaka. Yarabonye ikintu gikomeye kurusha ubwenge, ubusabane, guhumurizwa n'ubwenge buvaho umuntu atabasha gusobanura. Ntabwo yari yasubijwe ibibazo byose yari afite, ariko yari yumvise ijwi rimubwira riti ndakubona. Iri jwi ritavugwa ariko ryuzuye ukuri, ryari rifite ubushobozi bwo gukiza ibikomere yahishe imyaka myinshi. Uko yagiye avamo ntiyavugaga byinshi, ariko abamubonaga bose bamenyaga ko atarasigaye ari wa wundi. Iyo niyo nzira y'ukuri nyako, igihe ibisubizo bidaturuka ku magambo ahubwo bikaboneka mu buzirikane bwo kumvwa no guhumurizwa. Ngende Munyarwanda ati ndabashimiye, mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi.